Muraho bavandimwe bari kure n'abari hafi mu bihugu bitandukanye, ku mpande zine z'isi turabasuhuje turavuze ngo Imana ibagirire neza aho muri. Ibitagenda Yesu arabishoboye, ibigenda nabyo mukomeze mubishimire Imana. Hano imbere dufite abatumirwa, iyi ni ijya televiziyo yanyu Elizabeth Official. Nawe twamutumiye ari mu batumirwa, turi kumwe nawe muri iki kiganiro hamwe n'abavandimwe. Mbere y'uko dukomeza reka banze batwibwire amazina yabo. Karibu. Yego murakoze cyane, amazina nitwa Umutoniwase Elizabeth. Yego murakoze. Yego. Yego nanjye murakoze cyane, amazina yanjye nitwa Mukire Yvonne, murakoze cyane. Yes. Yego murakoze cyane, nanjye amazina yanjye nitwa Ziraje Esperance. Yes. Murakoze cyane kutwibwira amazina. Abavandimwe njyewe ndabazi, abatabazi nabo ubwo barabamenye. Okay, murakoze. Mumeze mutese? Tumeze neza. Ko abandi badasubiza nkaho ubundi bameze neza. Muri amahoro. Ako ndi mwishimye. Turishimye. Wegeze mikrofone. Turishimye. Birumvikana rwose ariko Turaho tumeze neza ariko ntago ari cyane. Kubera ko tuno dupira turabisobanura. Yego. Ndabibona. Mwasenze se? Yego twasenze. Mwasenze. Ko mwamusa n'abatasenze? Twasenze nyine nuko turi mu bihe bibi ariko nyine twasenze. Mwasenze. Twereka gusenga yego. Hari ico mwabaye nkabumva cyangwa mwamwiriwe mu mago kubera imbeho? Twasenze. Twumvishije indirimbo n'ijambo ry'Imana, mbese mwihumure. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibi no mu byiza muza muhora mushima. Rero ntabwo twaherana n'agahinda nubwo wenda twambaye ino mipira, ariko tugomba gusenga. Twasenze kandi twanezerewe. Ngaho mvera Ziraje iyi mikrofone. Zira. Wasanze ariko Zira? Ntabwo nasenze uyu munsi. Niyo mpamvu utishimye? Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Ririya jambo Yvonne yaravuze uzantu riba ngo mwishime iteka. Mwishime iteka musenge ubudasiba. Riba mu Batesalonike ba mbere. Kangahe? 5 no kuri 16. Warahaburutse? Nkako. Okay, ugomba kwishima. Mugomba kwishima mu bibaho byose, wariye utariye, mugomba ibintu byose mu buryo bwose bushoboka mugomba kwishima. Ariko na hano muri Kenya ndabona nkaho hari imbeho. Hari imbeho. Turi mu bukonje Mu bukonje. Okay, murakoze cyane, reka dukomeze n'ikiganiro cacu. Nabo ubwo barabamenye. Ndagira ngo mbahe pole kwanza, mu minsi ishize babuze umubyeyi muri iki cyumweru, babuze umubyeyi wabo, mama wabo. Ndagira ngo mbaheze pole. Pole rwose mwihangane. Ubuzima niko bumeze, isi niko imeze, ariko byose hamwe n'Imana ijya ibasha kudukomeza mu bibazo, mu ntambara, mukura abo dukunda, mukura ababyeyi, ariko Imana izibana natwe. Bibiliya izivuga ngo ubabaye asenge, uwishimye aririmbe. Rero iyo umuntu asenze uganira n'Imana ikagukomeza. Bavandimwe ndabihanganisha. Tugiye kuganira namwe kuko mwabyifuje ko tugomba kuganira. Rero turaganira kandi ndabizi yuko baza kudukurikirana kino kiganiro bazakomeza bihanganishe. Reka ntangire na Yvonne aze kutubwira umukecuru ari we, umukecuru ko byagenze, ko yagwaye. Abatabizi kubera ko bashaka kuzumva gutya, abatabizi hari abo wenda
babyumvise gusa amakuru, ababibonye wenda kuri YouTube ariko batazi ko byagenze. Reka Yvonne atusangizeho bukeya kuri aya makuru. Okay, murakoze cyane kumpa ijambo, murakoze no kumpa pole hamwe n'abavandimwe. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Hanyuma mbere y'uko mvuga mukecuru uwo ari we, murambabarira, umuntu burya aba ari munini, kandi umuntu iyo avutse agira iminsi 3 mikuru azagira mu buzima bwiwe. Yego. Agira umunsi wo kuvuka, akagira umunsi wo gukora ibirori cyangwa se ari wo gukora ubukwe, hanyuma akagira n'umunsi wo gupfa ari wo munsi wa nyuma. Mama wanjye ni umuntu mugari cyane, sinabura icyo namuvugaho, kandi murakoze wenda kuduheza umwanya kuri iyi channel kugira ngo tugire icyo twavugaho umubyeyi wacu. Umubyeyi aba ari umuntu ukomeye cyane, baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Impamvu wenda twifuje kuza hano ni ukugira ngo duhamye mama wacu cyangwa se tumuvuge ibigwi yakoze, kubera ko umunsi w'ikiriyo ntabwo twabashije kubona umwanya cyangwa se kuba twamuvugaho. Umubyeyi burya aba ari ikintu gikomeye cyane. Yego. Ariko ku kibazo mwari mumbajije kugira ngo mvuge mama wanjye ni umukobwa uvuka mu basinzira b'abakwakuzi, akaba umukobwa wa Mbiyombiyo, yitwaga Nyirarango Diane cyangwa se Nyiramanyana. Avuka kwa Mbiyombiyo, ni umuntu ukomeye cyane. Mama, mbese sinzi ukuntu nabona nabivuga, mama yaratubyaye, aturera neza hamwe na papa wanjye. Yatubyaye turi abana, twese muri famiye tuvuka turi abana 9, ariko ubu nyine asize abana 6. Yego. Rero yari umubyeyi ukomeye cyane, cyangwa se umubyeyi ukunda abana biwe. Yaratureze, aturera neza, atwigisha buri kimwe cyose, atwigisha kumenya icyiza n'ikibi. Mbese mama yari umubyeyi, sinzi ukuntu nabona uko namuvuga. Rero mama wanjye tumaze gupfusha muzehe, Yego. papa wanjye yapfuye 2014. Mama arasigara, twese twigaga muri segonderi, hari abana bari batararangiza ishuri. Mama wanje aradusigasira, aturera neza, atumenyera buri kimwe cyose. Nta mwana wigeze ubura ikintu cyangwa se wigeze umuburana ikintu, kuko yari umubyeyi ufite ishaka cyangwa se n'ishema. Kandi wenda yatureraga hari n'abandi arera ku ruhande cyangwa se afasha ku ruhande. Yego. Mama wanjye yari umubyeyi mwiza, nta muntu wavuga umubyeyi wiwe nabi cyangwa se wenda ngo ube wenda wo umusimamiza cyangwa ngo umusingize. Ariko ngira ngo nababaye ku kiriyo ciwe, hari abagiye bumva ubuhamya bwe bugenda butandukana. Twarabwumvishije kabisa. Mwarabwumvishije. Rero niyo mpamvu nifuje kuvuga mama wanjye. Yari umuntu munini cyane, yari mugari, ariko nkaba mpumuriza n'abavandimwe banjye mbabwira ngo bakomere. Mama aho yagiye tuzomusanga, kandi mama aho yagiye wenda ntiyipfanye, kuko yasize izina rikomeye, kuko yasize yubatse izina, yaba ari hano mu isi no mu ijuru ho noneho ni akarusho. Rero mukomere cyane aho bari buntegere bose, mukomere n'inshuti n'abavandimwe bose bashobora kuba bamukomokaho. Rero mama wanjye muri makeya nuko nguko, ni umuntu n'uwo nguwo nari mbabwiye. Murakoze. Yeah. Okay. Urakoze cyane. Kandi Paul, Murakoze. mama byagenze gute kugira ngo wenda twumvishe ko yari yaje kubasura, ntabwo yari atuye hano, byagenze gute? Murakoze cyane. Mama wanje yari umuntu mbese wari uzi gukora cyane, kandi ikindi yari agira isuku, akamenya kubana n'abantu neza, yari akunda guseka, yari akunda gusenga. Mama wanje habaye muri uyu mwaka turimo 2025, araza utangiye, yari aba mu Rwanda, aza gusura inshuti n'abavandimwe cyangwa abana biwe, famiye yiwe yari ihari, ngo arangize hari ibikorwa byari zamuzanye, arabitegura bigenda neza byose.
warangize naho twebwe tukaba twari dutuye intangaha muri Kenya kubera ko nyine isi yagiye itandukanya abantu usanga none umwana wawe ari hano uwundi ari hano noneho ngo arangize afata igihe cyo kuvuga ngo nzaja gusura abandi bana banje wenda batuye muri Kenya ariko amara igihe kirekire mu Rwanda wenda tutaherukana tuvugana kuri telefone tugakominikana ariko kandi twifuza no kumubona ngo buce ejo bundi muri uku kwezi gushize hari tariki 18 zari 17 z'ukwa kane nibwo mama wanje yashitse hano muri Kenya ndibuka ni naje nagiye kumutora hariya mu mujyi Nairobi ndamuzana mushisa mu rugo ibyishimo byari byinshi cyane mama ari muzima atarwaye nta kintu na kimwe mbese nta n'agasusura afite noneho ngo turangize araza aratura mu rugo nyine ari muzima atarwaye ariko nyine aha yaruhuka kugira nyine ngo azobone uburyo n'umwanya bwo kuja gusura inshuti n'abavandimwe cyangwa se abavugishe bugera igihe nyine afatwa n'akagwara ariko nyine twabonaga atari indwara ishobora kuba yamutwara turakomeza turamuvuza bihagije turagerageza ariko ngo habe ejo bundi ku itariki 2 z'ukwa gatanu ndibuka mama wanje nubwo wenda yapfuye ariko ashobora kuba wenda urupfu rwiwe yararuzi cyangwa se yari yararuteguye cyangwa se yari yarabyitwayemo neza ndibuka ku itariki 2 z'ukwa gatanu ubwo abantu abanyakarere ka Kajembwe bari bafite igiterane Gitengera mama wanje twari dufite kuja mu giterane noneho umusaza wanje mukuru agenda ari na gatanu yari muri protokolo noneho ngo habe niyinga akaba ari umunsi twaza tujeho n'abandi inshuti n'abavandimwe mama wanje arabyuka mu gitondo arambwira ngo ashaka kugenda mu giterane c'abanyakajembwe noneho ndangize ndamubwira kubera ko nyine yari afite imbaraga nkeya yari yafashwe n'ako kagwara nyine ariko ntitwabona ko gashobora kumutwara ndamubwira ati mama waretse kugenda kubera ko ukiri umushitsi kandi mu giterane haba hari abantu benshi kandi ari kure wambabari ukareka kugenda ko namutunzi yari yavuze ngo ureke kuja mu giterane noneho twe tukagenda ko turi bugaruke nimugoroba ugasengera inahangaha ndibuka ijambo mama wanje yambwiye mpamvu uvuga ngo mu rupfu rwiwe yari yararuteguye cyangwa se nyine ni nkaho yari aruzi mama wanje gupfa kwiwe ntibyamutunguye arambwira ngo twari mu cyumba ngo nshuhiriza amazi tujane mu giterane ati kubera ko ari inshuti n'abavandimwe nkumbuye ndamubwira ati se abo ngabo tuzobasura hari icyo bitwaye ambwiramo umugabo twabanaga ni na sokuru yaraba hariya kwa Kokoko ngo ni Ntarutwa ambwira n'undi pasiteri wacu wa Methodiste wo kwa Tahiro ise wa Gikwerere arambwira ati ndikumva mbakumbuye cyane yitwa Zikiyeri yarari na hariya mu kiriyo ciwe n'uwacu kwa Tahiro noneho ngo arangiza arambwira ati icyo giterane kiraba kirimo inshuti n'abavandimwe rero niyo mpamvu nifuza ko twajana mu giterane nkaja kubaramutsa ndabakumbuye noneho ngo avuge gutyo ndambwira ati sawa okay oga tugende twese tujana n'abandi n'inshuti n'abavandimwe turagenda ngo dushike tuba mu giterane igiterane kigenda neza abonana n'inshuti n'abavandimwe arabasuhuza ariko twebwe ntabwo twibwiraga ko wenda ashobora kuba wenda hasezera cyangwa se hayagenda noneho ngo arangizega mu mugoroba turataha ashaka no kubanza kuvuga ngo ararasura inshuti n'abavandimwe ndamubwira ati wowe ngwino dutahe kubera ko utabiteguye uzabitegura cari hano muri Kenya uzobasura ikindi gihe nuko nguko rero turataha turaza ngo dushike mu rugo mama wanje atangira gufatwa yafashwe n'indwara mbese agakorora ariko agakorora agasa n'umuntu utahawitse umwuka mbese iyo ndwara arayirwara agakorora noneho yakorora kumva ntari kwitsa umwuka noneho tugera aho ngaho turavuga ati se iyi ndwara uri kugwara ugakorora gutya kandi ugasa nk'umuntu wafungana hano munuze agera igihe noneho ya ndwara imubuza kurya ituma abura apeti noneho akambwira ati Yvonne ndi kwifuza kujya kano kantu cyane cyane yakundaga ibintu by'imbuto kagenda nkamuzanira wenda imbuto ibinyomoro amaronji nkabimuzanira yarya kimwe agashaka nko kuba ameze nabi nko kubigarura ariko kubera ko yari umuntu ugira isuku kandi yagiraga n'umutima ukomeye akananirwa kuruka noneho nkambwira ati se mama ko uyikuntuma bino bintu nabizana ntubirya bikambabaza cyane akambwira ati kuba ntari kubirya sinjewe n'umubiri
naje numva mu kanwa nshaka kurya cyangwa se mfite inzara, ariko nagerageza kubirya nkumva ko ntibihaha bimerera neza mu mubiri. Niyo mpamvu rero muza mumbabarira munyihanganire, kubera ko sinjewe ni ikintu naje canziza umutima cyo kurya, kandi muza mumbabarira ntimukaza murakara, ninzaza mbizana wenda nkababwira ngo kino kintu singishaka cyangwa atamiraho rimwe, muza mwihangana. Nuko nguko rero ngo arangize mama wanje abaho gutyo, atahayarya atahayagira, noneho ngo arangize ngo buce afatirwamo n'umusonga, turamuvuza, wa musonga urakira, tugira ngo none nibyo byatumye wenda niyo apeti ibura, ariko ngo arangize wa musonga urakira, tumuteza inshinge ngo mare gukira, tugira ngo wenda yankorora irashira. Nibwo twafashe gahunda yo kuvuga ngo reka tumujane mu bitaro baje kumupima, barebe ikibazo wenda ashobora kuba afite hano ku bihaha cyangwa se ku mutima. Baragenda baramupima ubwa mbere ngo bashike babura indwara, basanga mbese buri kintu ciwe cyose kimeze neza. Noneho bavuga ko iyo nkorora batari kubona ahantu yavuye. Bageze naho bari bumucishe muri scan cyangwa se bamucisha muri cliché, muri scan nyine muri machine, baramubwira ati ikintu cyawe cyose kimeze neza. Ariko rero muri ibyo ngibyo twamujanaga ku bitaro, mama wanje akatubwira ati nubwo muri kunjana mu bitaro, ariko iyi ndwara yanje ntabwo ari y'ibitaro, mushaka mwondekera hano mu rugo, nuko nguko nzamera. Ariko nsubiye inyuma aho gatoya, aje kuva mu Rwanda, hari inshuti n'abavandimwe yasezeye, murambabarira wenda nari nagasimbutse, arabasezera arababwira ati nje mfite urugendo rwo kuja muri Kenya, kandi ko ndagenda muri Kenya ariko mfite ubwoba, kandi icyo mbasaba ndabasaba ngo muzokomeze musengere famiye yanje, ngiye muri Kenya ariko nshobora kutazagaruka, dushobora kutazongera kubonana namwe. Arabasezera arababwira, noneho ngo arangize araza hano. Nibwo rero byagezaho umunsi wa nyuma agenda mu bitaro, ni ukuvuga ngo yagiye kabiri mu bitaro. Mama wanje ntiyagwaye ngo arembe, mama wanje ntiyagwaye wenda ngo abe wa muntu wenda wo kwiganyira, cyangwa ngo muza mumuhindukiza, cyangwa wananirwe kugenda, cyangwa wananirwe kubyuka, cyangwa wananirwe kwirisha. Umunsi wa kabiri nibwo twajyanye mu ijoro ngo tugere mu gicuku, arahambwira ngo karumva yananiwe guhumeka, akambyutsa akankoraho ngo nimzuke ngo mwegamire gutya ngo arebe ngo wenda ko yoshobora guhumeka. Ndabyuka, noneho ngo yaje kuba mu gicuku nka 10:00, atangira nko kubyimba mu nda, noneho abyimba n'amaguru. Noneho ngo buce mu gitondo mbwira musaza wanje ati mama gayara yagwaye cyane, none murebe ukuntu uwo mujana kumusimbukane mu bitaro. Arabyuka mu gitondo arambwira ngo nimushuhiriza amazi yoge. Mbwira muramukazi wanje mwamikazi ngo namushuhiriza amazi ngo yoge, namara tumwambika tumujane ku bitaro. Noneho ubwo ngubwo ntiyazabasha kunamuka, ngo arangize mwamikazi ashusha amazi, barampamagara kuri telefone, njanze kuri telefone, ngo ndangize kubera ko atazabasha kwiyoza, aragenda aja muri dushe ngo ashikananirwa kwiyoza, ngo arangize abwira mwamikazi ngo nambwire ngo aze ngo mwoze. Ndaza nkupa telefone ngo ndangize nja kumwoza, ngo ninjire muri dushe, arambwira hari ijambo yambwiye ntazibagirwa, arambwira ati tubona ko nakubwiye ngo ino nyoze ugakomeza ukigira nabi, taye amazi nari ngiye kuyimenaho gusa, nimara mfite nza nambare ngende kuko simbambasha kunamuka. Arambwira ati nyamara Ivone ushaka wonyoza kubera ko nta bundi uzongera kunyoza, sigaje igihe gitoya kandi iminsi yanje irabaze, hari n'igihe muzifuza kunyoza mwamara mukabura uko uwo muri bunyozi. Ndambwira ati sema kubera ko mbwiye iryo jambo, kambwira ngo hari umunsi tuzongera kwifuza kukoza tukakubona, no kubera iki. Arambwira ngo nsigaje igihe gitoya hano ku isivo. Ndamwoza, ndambwira ati tukaze uvuga gutyo. Ngo agera arambwira ngo ratango naza ngutera ubwoba, ngo ariko nuko nabonye bari batinze kunyoza. Ngo arangize ndagenda ndamwambika, bamujana mu bitaro. Aragenda ngo ashike mu bitaro, yankorora yamikira, ngo buce tuja kumusura ari na gatanu dusanga ari muzima, n'iposho sitwaje n'iyinga tugendayo, atubwira ibyo tumuzanira ngo dushike yanga kubirya. Tukamubwira ati tukamutera igipindi, n'abandi twari kumwe ati mama wariye ko wambwiye nkuzanire bino. Noneho akambwira kubera nari namujaniye ibiryo by'ibirayi n'inyama, akambwira ngo bino birayi ngo twabitetse ngo mbese ngo twabikomeje cyane, ngo n'inyama nazo ngo twazoroheje cyane, mbese atangira kuvuga ibintu nyine biri contraire. Namubwira ati se kuri kuvuga ngo ibirayi birakomeye, tiwe ndiyo tukuzanira inyama wenda zumutse wari kuzirya, kandi ibirayi wavuga ngo birakomeye bidakomeye, kurumva ibintu wavuga ari byo. Arambwira ngo nanje muza mumbabarira
ngo umutima wanje niko uba uri kuntegeka ngo ndi mu gushaka kino kintu bakinzanira kumva umutima untunye kino noneho kijya naco bakizana kikananira. Rero nubwo mama wanje yarwaye gutyo ngo arangize ageze igihe baza kumusezerera mu bitaro babuze indwara, baza kumutaransifera, baravuga ngo bamutaransifere iriya Kenyatta. Araza arataha na kabiri mu ijoro ngo ashike, agishika gutya mu nzu ntiyanicaye, aravuga duhamagara turi bari mu nzira ngo nitumutekera, tubwira n'ibyo tumutekera, turabimutekera. Araza afite inzara ngo ashike yicara mu ntebe, yasanze bateguye ibiryoho ku meza, ngo arangize barabishize ku meza ngo arariye, arakarabye. Yatamiye intora imwe ngo amare kuyitamira, yama yumva sinzi ukuntu abaye mu mubiri, yamasa nk'umuntu ugiye nko guha ku mutima cyangwa se ugiye nko kuri ku mutima, ahita aryama. Hari abavandimwe twari turi kumwe cyangwa se abasaza duturanye, abo duturanye muri pilote, baramufashe baravuze ati se bigenze gute? Yamatangira gusokwa, atangira kugira imbeho, noneho hahandi yamatangira kugira icyaka. Noneho haravuze mama wanje ntiyageze apfa kunywa amata gusa abonye cyangwa se kunywa ikintu icyo ari cyo cyose, mbese ntiyashoboraga kubera inenesi yagiraga. Ngo arangize arababwiye ati ndumva, baramubwiye ati reka tukuzanira amata. Aravuga ati nimuyazane ndebe. Barayazanye, baramuhaye aho ngaho, bamuhaye amazi. Noneho ngo arangize cya kintu gisa nkaho citse, wa mutima usa nkaho usubiye mu nda, asa nk'usinziriye gato. Noneho bavandimwe barasenze baragiye, kandi nabibashimira cyane, ndabashimiye barakoze cyane, bamubaye hafi. Noneho ngo arangize mu kanya mama wanje bamaze kugenda, arambwira ngo karumva ngo ari gusha, ngo nimukure ngo mw'imyenda. Ndambwira ati se ngukuremo imyenda muri imbeho? Ariko nje namukoraho nkumva ntabwo ashushe, nkumva arafutse. Nibwo yahise atangira guhumeka nabi, atangira guhumeka hasa nk'umuntu wayo ugwana n'umutima. Nibwo twageze igihe duhamagara umuvandimwe Dr Muganga, tumubaza nyine ubufasha, tumujana ku bitaro. Aho twamujanye nyine araharara, ngo buce mu gitondo tumujanira aho bamuri bamutaransfeye ngo dushike tumushira mu bitaro. Ariko burya ngo tumushire muri bya bitaro mu mugoroba, arambwira mu bugufi, wenda mpinya amagambo, arambwira ati Yvonne ntuze kunsiga ahangaha, ndifuza ko tugomana nawe ahangaha tuririya Kenyatta. Namubwira ati mama ntago ndi bugusige, singenda ngo ngusige hano turi kumwe nawe. Noneho hakagera igihe abaganga bakatwirukana, bakatubwira ngo nimusohoke mugende, ngo twe turasigara twita ku mugwayi. Tukagenda, noneho nagenda nicara hariya hamwe n'abandi twari turi kumwe, n'abandi baje kumusura. Kumva hahandi nicaye nije wahamagaye, akampamagara ngo Yvonne we ngo ngwino hano. Noneho nkagenda ngo nshike, mama wanje ambwira ubugwayi bwiwe bwose ukuntu bwamufashe. Arambwira nyine ati njewe nico gihe yazambwira ngo nzomusezerere mwamikazi, ngo nzomushimire mwamikazi, ngo yarakoze, yamubaniye neza, yamufashe neza. Ambwira nyine ukuntu mbese ubugwayi bwiwe bwose ukuntu bwagenze. Arambwira tukuhaye ubona turi kumwe namwe, ariko turi kumwe isaha n'isaha nogenda. None ugenda uzomenya abana, uzomenye Desire, muzomenye abana bariya basigaye, kandi muzomenye ubwenge, muzige kwikorera cyangwa se nyine kwibeshaho, ntimugategere wenda ku bandi bantu. Mama wanje ambwira ibyo bintu, aransezera, mbese arandaga. Rero ndashima Imana n'ukuri ko mama yaducikaniye mu maboko. Nugo rugenzi mama yagiye ngo habe mu mugoroba. Noneho arambwira ati ntunsige hano, kuko nyine yaza komeza kugira icyaka, akambwira nimuzanira amata, kayazana abaganga bakanga ko tuyamuhereza. Ariko muri ako kanya igihe ninjiyemo nibwo yansezeye nyine, ambwira buri kimwe cyose nyine, mbese sinabivuga wenda ngo mbirangize hano kuri kamera, ariko ni byinshi cyane. Rero nugo rugenzi mama wanje yagiye, bwarakeye na kane nje bantegeka ko uwo munsi ndi butahe, ngo mutunza musigareho, kuko niwe wari waramugwaje. Abadogiteri barambwira ngo njewe ntahe. Mama arambwira ati taha, nushika mu gitondo andangira imyenda nzomuzanira. Ariko ngo nje gutaha mu mugoroba, barambwira ngo nimfate inkweto ziwe yari afite n'igitambara ngo mbitware, n'imyenda yari afite, imipira y'imbeho, ngo baje kuyimesa. Ndambwira ati sema kubera kuri kumbwira ngo ntware inkweto zawe kandi usigaye hano mu bitaro. Arambwira ngo zifata uzijane, ngo umunsi nzokira ngo muzongera muzigarure nzambare. Ati abandi bataje kuzitwara, niyo myenda uyijane uyishire mwamikazi ayifure, ninkira nzoza mu rugo nambare. Ndayifata ndabijana, andangira imyenda nzomushira. Arambwira ati nubwo ugiye uzoze ejo mu gitondo kare karunyoze, kuko hari abantu bazoza kunsura, numara unyambike tuzongera tubonane. Rero genda ubwo banziga uko wenda urara.
nuko nguko ndaza ndataha ngera mu rugo noneho ngo habe kuwa 4 mu gitondo turagenda nk'abagiye kumusura bisanzwe ngo dushike dusanga mama wanje yarangije, ariko ndashima Imana ko yandaze cyangwa se yari yansezeye muri iryo joro, nuko nguko urugenzi rwa mama wanje rwagenze. Murakoze. pole sana, pole mwihangane. Murakoze. Ihangane rwose, gutandukana n'umubyeyi ni ibintu bitoroshe, ni ibintu bikomeye. Ni ukuvuga ngo nta muntu wabasha guheza ihumure ngo bikunde. Amagambo tuvuga ngo pole ni amagambo yoroheje, ihumure ryose riva ku Mana. Imana nizo ihumuriza imitima ibabaye kandi nizo itumara agahinda. Reka Terese Ziraje mikrofone nawe. Ziraje n'umuvandimwe wa Yvonne. Ziraje Paul, Murakoze. watubwira ibintu nka bitatu wari uziho mama wawe. Uza wicara ukavuga ati mama ibintu nka bitatu n'ibintu nka bitatu yakundaga kukubwira nk'umubyeyi. Ikintu cya mbere nari nziho mama wanje, mama wanje yaragira isuku. Icya kabiri mama wanje yari intwari. Icya gatatu mama wanje yaradukundaga cyane. Yego. Murakoze. Abavandimwe bakurikiye kino kiganiro kirasa n'ikiremereye, ariko iyo uhumuriza abantu bisaba ko bavuga, ko iyo uvuze ntabwo uheranwa n'agahinda, iyo uvuze umutima uraruhuka. Yego. Ariko iyo umuntu atavuze ukifungira n'akajya agahinda mu mutima, biba bigoye ko umuntu yakira, ko bishobora kuzana n'izindi ndwara. Ariko iyo umuntu aganiriye akavuga agahinda kiwe, abantu bakamutega amatwi, hari icyo biza bifasha. Kandi inshuti zigomba kubegera kugira ngo n'ubundi zikomeze zibaheze Paul. Ni ayahe magambo wawe wibuka mwavuganye nawe? Amagambo twavuganye na mama wanje, icya mbere ndamushimira ko yaje kudusura. Nubwo yagiye tutakiri kumwe nawe, ariko yaraje atugeraho nyine aradusezera. Gusa twebwe ntabwo twabashije kubitahura, ariko mama wanje yarabikoze. Ikindi mama wacu yaradukundaga cyane, apfuye ari intwari. Kandi turizera ko n'ubundi aho yagiye ariho heza kurusha hano, natwe tuzamusanga. Imana imuhe iruhuko ridashira. Kweli. Ntabwo zoroshe kuvuga kuri mama w'umuntu. Ni ikintu kiba gikomeye. Umubyeyi arakomeye mu buzima bw'umuntu. Umubyeyi arakomeye, ariko turabihanganishije. Murakoze. Turabihanganishije. Mama wanyu nanjye naramubonye, yari umumama mwiza cyane, twaraganiriye cyane. Nanjye ntabwo nari nzi ko ari kugenda, nari nzi ko bizarangira akize. Ariko mwihangane kandi mukomere kandi ntimucike intege. Imana irahari ku bwanyu. Numvise musaza wanyu avuga ijambo yavuze ryamfashije. Yavuze ngo nimba yaturaga yizera Imana, yakundaga Imana inshuro 10, ngo ahubwo agiye kugira gute, agiye kuzikuba kabiri ngo ayikunde none inshuro 20. Mu gihe abenshi iyo bapfushije bava ku Mana bakareka Imana bakita mu bidafatika. Ariko turahe Paul. Murakoze. Ndabona muri kumwe n'inshuti yanyu aho ngaho, sinzi nimba nawe ari ijambo yababwira ryo kubihanganisha. Murakoze cyane. Mbere na mbere nanjye ndabaha Paul. Mwabonye ko uyu munsi sinageze mvuga amagambo menshi, kubera ko abavandimwe n'inshuti zanjye barankunda cyane, nanjye ndabakunda. So bifuje kuza gukora ikiganiro guhamya mama wabo ibyo mama wabo yabakoreye. Barambwira ngo nta kibazo tubaye turi kumwe. So mama wabo ntago muzi cyane, gusa naramubonye. Ikintu kimbabaje cyane ni ukuntu uyu Yvonne yahoraga ambwira ngo
mama we yari arwaye ngo nze kumureba nkabura umwanya. Ikintu kimbabaje ni uko mama wabo yitabye Imana tutaganiriye, kubera bano bavandimwe barankunda cyane. So Imana ibaha umugisha, kandi icyo nababwira cyo ni uko Imana ari se w'imfubyi, ari mama w'imfubyi. Muhumure, muri abakobwa beza, ejo bundi muzaba muri mu ngo zanyu, mufite na basaza banyu bari inyuma, ndakeka n'umusaza wanyu mutarakora ubukwe nawe azakora ubukwe bwiza. Rero mwihangane bavandimwe, ikiruta byose kandi cyiza, hari ababyeyi benshi basigaye bagwa nzira bagapfa, abana babo ntibagirirwe amahirwe yo kubashyingura. Ako kuba mwarahagaze mugahagarara mu birori bya mama wanyu mukamushyingura, noneho mubonye andi mahirwe yo guhamya mama wanyu, ni ukuri muhumure kandi mukomere, Imana irahari ku bwanyu. Ndumva ari icyo nababwira. Akoze cyane, akoze kubahumuriza. Yvonne, mama wanyu nibyo yaragiye, ni ukwihangana, ariko twabonye ibyo bintu wabyakiriye gute? Twabonye ufite ubukwe, twabonye save the date yawe, icyo kintu wacakiriye gute? Kubona mama yaraje, wari utegereje ko ari we mubyeyi muzabana mu bukwe, noneho akagenda ubukwe butabaye. Murakoze cyane. Gusa hari akandi kantu nari nasize nyine, wenda reka nkongereho. Mama ni ukuri ndashima Imana ko yagiye nta muntu wenda avuze nabi, cyangwa se wenda nta muntu, mbese yari nk'intwari niko navuga. Mama wanje yagiraga ibigwi byiza, kandi ndashima Imana ko mama nta jambo ribi wenda bigeze bamuvugaho mu kiriyo ciwe. Ndashima n'Imana ko yadufashije tukabasha kumushingura mu cyubahiro hamwe n'inshuti n'abavandimwe. Mu by'ukuri urebye muri iki gihe ni ababyeyi bakeya usanga wenda basigira nk'abana babo umurage mwiza. Rero mama wanje yagiye nta magambo cyangwa se nta matiku, cyangwa se nari ntaramwumva wenda nk'ikintu kibi, wenda ngo icyo ngicyo ndagishimira Imana. Mbese yagiye nk'intwari. Mama yapfuye nk'umukiranutsi kubera ko yari anabizi, kuko hari mu bushize muri uku kwezi kwashize yafashe indirimbo araririmba ku rubuga rwabo ari hariya mu rugo. Uwo munsi hari mu gitondo, aririmba indirimbo ngo mureke ngo isi ngo tugenze nk'uko ishaka, ngo mu mwanya tukiyirimo. Arongera aririmba iyi ndirimbo, ndayifitemo hano muri telefone yaje muri audio. Afata telefone yiwe yageze akunda kwicara kuri wifi, arabaririmbira ku rubuga rwo kwa Mbiyombiyo, arababwira ngo Dorcas ngo mukazi muguma, ngo mukazi wa Rurema ngo ayayokera. Arayiririmba ngo arangiza arasenga. Urumva ibyo bintu byose mama yaza akora, yaza asezera. Rero ikintu cambabaje, nababajwe nuko mama yapfuye atabonye ibirori byanje. Icyo kintu cyarambabaje, kiranjya ku mutima, ariko kandi nibuka ko mu ijuru hari Imana, kandi nibuka ko mama kubera yabanye n'abantu neza, mama mbese sinzi ukuntu navuga, hari imirimo yakoze imwe ngira ngo namwe mwarabibonye yatangiye kwivugira. Kujya bazavuga ngo nta mukiranutsi, ngo niba nta mukiranutsi upfa cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize. Mama yasize abagabo, ndagira ngo nababwire bakomereho bari babintwari, ibyo mama atakoze bazobihagararemo neza, kandi yasize n'abantu. Kujya iyo ukoreye abantu neza uba uhayishira urubyaro rwawe neza imbere, cyangwa se arahuhaye urusiga. Kandi ntiyakoze wenyine na papa nuko nguko. Ni nayo mpamvu papa yamaze gupfa, mama akazi ibicuwo ca papa kubera ibizo papa wanje yari yarakoze. Rero icyo nifuriza abana bavandimwe banje, ndabifuriza ubutwari bwa mama, titukabute cyangwa se ngo wenda ngo tuzabushire hasi. Ngewe kubera ko ari nje wenda mukobwa wiwe mukuru w'imfura, ndifuza ko nasigarana ubutwari bwa mama. Gusa ndabibasaba mu masengesho muzakomeze mu nsengere. Rero mbwira inshuti n'abavandimwe kugira ngo bazotube hafi mu birori byacu, kuko nyine umubyeyi ni ikintu gikomeye. Ariko kandi kubera ko byabaye muri gahunda y'Imana, ntacyo twabihinduraho, nta n'icyo twakora, ariko kubera Imana bizagenda neza byose. Gusa nyine muzokomeze mutwegere. Rero mama ni ukuri nomuvugaho byinshi, sinzi ukuntu navuga, ariko Imana yo mu ijuru idakiranirwa, ndizera ko yamaze kumwakira mu bwami bwo mu ijuru. Gusa ahubwo natwe icyo twaharanira cyangwa se twakwifuza nuko twakora ibyo ababyeyi bacu bakoze, kuko bazavuga ngo
iyo utemye uko papa wawe atatenye Witema ngo uza urundi. witema ukuguru cyangwa se umurundi. Rero Imana yo mu ijuru izobidufashemo, kandi muzokomeze mudusengere, tuzoba intwari, kandi muzitabira ubukwe bwacu. Turabararitse mwese, ni karibu, kandi muzokomeze mudusengere kugira ngo bizagende neza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka izo ziraje, reka turangize tugana ku musozo. Ni irihe jambo wabwira inshuti zawe, abakwandikiye, ababaranye nawe, niki wababwira? icyo nababwira inshuti n'abavandimwe, nabihanganisha kugira ngo bakomere, kubera ko natwe twarakomeye. Yego. Hari abantu benshi nasanze baranyandikiye ku matelefone, ariko kubera ko nari ndi mu bihe bigoye Yego. bitanyoroheye, ntabwo kwari ukwanga kubasubiza, ahubwo n'ibihe nari ndimo nanje byari bitanyoroheye, ariko ubu nyine meze neza, nta kibazo. Muzavugana. Tuzavugana, kandi ndabasaba gukomera, kubera ko nanje narakomeye, kandi mama yasohoje urugendo rwiwe neza. Yego. Yakoze neza nk'umukristo mu gihe ciwe yari akiriho. Murakoze cyane. Murakoze. mwihangane cyane. Okay, murakoze cyane. Reka Yvonne nawe gira icyo ubwira abadukurikiye, inshuti zawe, abakwandikiye, abo mwasenganya, abo mwakoranye, abo mwagize, bose bagize icyo bakora. Sinzi niba ari message wabahereza, ndetse n'abavandimwe babo. Murakoze cyane. Mbere yuko nagira icyo mvuga, nifuzaga ko mwansomera igipande cyo muri Zaburi ibice 73 ku murongo wa 26. Zaburi Kugira ngo dusoze. 73 Ku murongo wa 26. Reka tuhasome. Kubera ko ahangaha hari abantu bazahasanira imitima. 73 no kuri 76 haravuga ngo umubiri wanjye n'umutima wanjye birashira, ariko Imana niyo gitare umutima wanjye uhungiraho, kandi niyo mugabane wanjye iteka ryose. Amen. Amen. Iryo jambo ryaranyubatse cyangwa se ryaramfashije. Tukimara kugira ibyago, naraje mu rugo nshike mfata Bible ya mama, nsanga harimo akantu nyine yari yashizemo, nsanga hariho uwo murongo nyine urasurinye, harimo na bike. Ngira ngo sinokwirirwa ndisobanuraho, wenda buri wese iryo jambo rimufashe kandi rimukomeze. Hanyuma rero icyo nagira inshuti n'abavandimwe bari hirya no hino cyangwa se abadukurikiye, cyambere murakoze cyane kudutumira hano. Ikindi ndashimira inshuti n'abavandimwe batubaye hafi, abadufashe mu mugongo, abakoze mu buryo bw'amafaranga, abakoze mu buryo bwo kudusengera. Imana yo mu ijuru n'ukuri bagirire neza, abaduhumurije bose, Imana yo mu ijuru ikomeze bagirire neza. Gusa nihanganisha n'izindi mfubyi ziri hirya no hino, ntabwo ari twe mfubyi twenyine turi hano. N'ejo bundi mwabonye n'abandi impinja, kandi twebwe wenda sinovuga ko turi imfubyi za zindi wenda ngo tuziganyira ngo gute na gute. Uko twese mama yadusize turi abantu bakuru bafite ubwenge, ariko nyine tunasaba inkunga yanyu y'amasengesho. Abari hirya no hino bari kutwumva, mukomeze mudusengere, kuko ahatari Imana kujya nta buzima buba buhari, kandi mukomeze mutwegere. Rero nifuriza buri muntu wese wagize icyo akora ku kiriyo ca mama cyangwa se kubwo kubura umubyeyi, Imana yo mu ijuru ikomeze mugirire neza. Rero murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Twifurije mama umuzuko w'abera, kandi ibyo atakoze ikivi kiwe tuzacusa. Mbese muri makeya murakoze. Murakoze cyane bavandimwe badukurikiye. Twari guhumuriza abavandimwe, dukomeje kubahumuriza. Ahatari Imana nta humure rihaba, ariko hari Imana niho huzuye ihumure. Muri Kristo Yesu niho abantu bazahumurikira, abantu bakabonera amahoro. Rero Imana ikomeze ibagire neza. Abakurikirana kino kiganiro namwe muze kugira ijambo muvuze ku bavandimwe ribahumuriza, kugira ngo ribakomeze imitima. Murakoze cyane. Murakoze. Bye.